Aline yageze mu rugo atuje, ariko intambara zari ziri imbere mu mutima we zari zikomeye cyane. Yafunze umuryango yicara ku buriri araceceka. Nta muntu wo kumubwira ati umeze ute, nta muntu wo kumwumva, nta muntu wo kumubaza ati umeze ute. Ibyo yari yabonye uwo munsi byari byamurenze cyane. Kevin umuntu yizeraga cyane yari amaze kumubaza kurusha abandi bose. Yafashe telefone ye arayireba, areba chat bari bagiranye kare. Amagambo meza Kevin yamubwiye mbere ati uruwihariye ndagukunda. Ararira cyane aribaza ati ese aya magambo yose yambwiraga kumbi yari binyoma cyane. Hari ikintu gikomeye cyane abantu benshi banyuramo, kwibuka ibyiza byashize mu gihe muri mu bubabare bigatera gukomeza gukunda umuntu gukomeretsa. Kandi nyamara Bibiliya iravuga iti mwibuke uko mwari imbere maze mukundane, aho ni ibyahishuwe 2:5. Igitekerezo cy'isomo ibisobanuye ko ugomba kureba uko uri ubu ngubu atari ibyashize cyangwa se atari ibyatambutse. Aline yari ataragira aho yaryamye, ariko ntiyasangiye amahoro. Atekerezaga byinshi, akibaza byinshi, amarira agakomeza gutemba mu maso, ariko ijoro rikabererere cyane. Hari igihe yabashije ikibazo gikomeye cyane ati kuki nkimukunda nubwo mbabaza. Iki kibazo nicyo gituma umuntu akanguka. Iyo utangiye kugitekereza uba ugiye gukanguka. Bitangiye kwibaza impamvu ubabaye uba ugiye gukira. Kandi Bibiliya iravuga iti ukuri kuzababatura, aho ni Yohana 8:32. Aline yatangiye kubona ukuri nubwo kwamubabazaga. Bukeye bwaho yakangutse, amaso yabyimbye kubera kurira, ariko umutima we hari impinduka nto yari wagize. Aline ntiharakiri Aline wa mbere, hari ikintu cyari cyahindutseho ku mutima. Guhinduka nyuma yaho yafashe phone abona message ya Kevin, umutima urongera urikanga. Message igira iti hayi umeze ute, nkaho nta cyabaye. Aline aceceka aratekereza ati se musubize cyangwa mureke. Iki ni gikomeye cyane mu rukundo. Iyo umuntu akomeretsa agakomeretsa nkaho nta cyabaye, umutima wawe urajijuka. Ariko hari isomo rikomeye cyane. Iyo umuntu adashobora gusaba imbabazi aba atazi ko yakoze nabi, kubera ko Bibiliya iravuga iti uwihisha ibyaha bye ntazabona amahirwe, ariko ubyatura akabireka azababarirwa. Aho ni Imigani 28:13. Kevin ntiyasabye imbabazi, ntiyemeraga ko yakoze nabi, ahubwo yagarutse nkaho ibintu byose ari bisanzwe nta byabaye. Ari nahise yumva ko hari ikintu kitari kizima, ariko umutima we wari ugishaka kumusubiza. Ibi ni byo bita emotional dependence. Iyo umuntu agufashe umutima kureka biragora cyane. Ariko Aline yafashe icyemezo gito, nahise amusubiza ako kanya, eretse message iguma aho ngaho. Icyo ni icyemezo gitoya, ariko cyari intambwe ikomeye cyane. Hari isomo rikomeye cyane hano. Gukira bitangira mu byemezo bito, si biza ako kanya cyangwa se si bikorerwa icyarimwe. Kandi Bibiliya iravuga iti uwihangana kugeza ku iherezo niwe uzakizwa. Aho ni Matayo 24:13. Aline yatangira urugendo rwe rwo kwikiza ububabare, agenda bwikiza gahoro gahoro nubwo byari bigoye cyane. Yatangiye kwitaho, yitaho mu buryo butandukanye. Yatangiye gushyira agaciro ke ku mutima wakumanywa, ndetse yategereje gusohoka ajya kureba inshuti ze. Araseka gato aramwenyura, ariko nubwo yari atarakira neza. Icyo gihe yamenye ikintu gikomeye cyane. Gukira si ukumva wishimye ako kanya, ni urugendo. Hari n'undi munsi Kevin yamwandikiye message igira uti kuki utansubiza, arimo gukira. Aline arayisoma, amwenya gato araseka cyane. Koko noneho yari atangiye kubona ko hari ibindi bintu. Mbere yari ari kubabara, ariko ubu yatangiye kubona ukuri. Hano hari isomo rikomeye cyane. Itangiye gukira, amagambo yaguteye kubabara mbere niyo gutera imbaraga ngubu. Muri Bibiliya baravuga bati Imana ihindura ibibi bikaba byiza kubayikunda. Aho ni Abaroma 8:28. Ububabare bwa Aline bwari butangiye kumuhinduka.
nubwo urugendo rutari rwakarangiye. Ese Aline azabona imbaraga zo kumureka burundu? Ese Kevin azakomeza kumwandikira cyangwa azamureka burundu? Episode ya 6 irakomeje kandi nibwo impinduka nyazo zigiye gutangira. Wowe icyo usabwa ni ugukomeza gukurikira episode ya 6.